umugore birangira yitahiye yisubirira iwabo ubizo no kwezi apfuye gusa pe none nagira nte ndajya gucyurisha iki nuko bibera ibizazane muri make yazi ko nagiye gusenga ariko utamubazgira ngo ambarize aha navuye mu rugombo ko ngiye gusenga ntiyarazi nkomerere muri aka gace. Turashuje mwese abakurikira Gukira TV. Ubushize twaganiriye n'uyu mugabo yari mu butayu arimo asengera ahantu mu rutare, afite ibyifuzo bitandukanye nk'uko mwabikurikiye. Noneho rero twamusuye, byadufashe imbaraga nyinshi kugira ngo tugere ahatuye, ariko kandi twahageze kugira ngo tumenye niba ibyo yasengeraga ese icyifuzo cye cyarakemutse. Ndagushuhuje mugabo. Komera. Ubushize twabasanze mu butayu murimo musenga ndetse mwari mufite ibyifuzo bitandukanye. Twasize mugikomeje murimbanyije mudafite gahunda yo kuhava, Imana idashubije ibyifuzo mwari mufite. Ese byaje gusubizwa? Navuga ko ni bimwe na bimwe, ariko iby'ingenzi ntabwo byaje gusubizwa, ariko haracyari icyizere. Haracyari icyizere cy'uko bizasubizwa, nubwo wenda bitasubijwe ako kanya, cyangwa se wenda wakibaza uti ko isezerano ryanjye nariteye umugongo, ariko ntabwo ariko biri, ahubwo nasanze hari ubundi buryo. Mwamazeho igihe kingana iki nyuma ya cya gihe? Ngira ngo se munsi y'amezi 4. Wari ukiriyo? Ari nk'iyo rwose nabaye nka wundi ngo yaraye ku marembo y'ijuru. Nanjye naraharaye ndahirirwa, ariko nyine zakurangira nje. Ni iki cyagukuyeyo? Ntabwo navuga impamvu ifatika, ahubwo hari abantu benshi bagiye bahansanga, abandi bahansiga, abandi tukahagumana nabo bafite ibyizere nk'ibyanjye, ariko naje gusanga kwizera nka kuriya nararebye hajyanga inzara se sirya n'amuntu yaranzengereje, nanjye ndebye ndimo biranyobera. Mfata umwanzuro rwose ndazamuka pe. Akose wemera ko ari amasezerano ari Imana yari yayaguhaye? Wenda sinahakana ko Imana yampaye, ariko nanone igihe cyayo cyo kuyasohora nticyabaye, kuko narahawe igihe ntarengwa. Ubu rero hagati aho ndi kwibaza nimba rutari ubuyobe, cyangwa se ntibambare bya bindi ngo ntitebutsa, nkibaza nanjye mbese byambereye urujijo. Biriya bintu byanakugusha pe, ko nageze aho numva ndihebye, nsubiye inyuma, mpura n'ibindi bibazo bitandukanye, kandi ndi kumwe n'Imana, numva ncitse intege cyane. Abadukurikiye tubibutse ko Imana yari yaramusezeranyije ko azava mu butayu ahita abona inzu, ndetse inzu rwose agahita yazavamo ayitaha. Hanyuma nagira ngo nkubaze, ya nzu se iyo warayibonye? Ariko utabona ndi muri iyi ngingo ugira ngo ni iyi ni za zindi bitageto. Nanjye nabonye biyoberanye, nyine ndagenda nuko nari maze ibindi bizazane, ntabwo ndayibona nta n'igicuro. Inzara yakwiciye mu butayu kubi wivuga yanyishe n'agahinda byose n'umubabaro birahurirana, ngo hari n'ibindi byagendaga binzaho. Nta muntu hatari ni ukwizerana ubwenge. Hanyuma se umugore n'abana byaje kugenda bite? Ese barategereje ayo mezi 4 yose kugera arangiye, cyangwa ese ubu bari he? Iyo nkuru yo ntabwo njya kunda kuyivugaho cyane, kuko no mu bintu byankomerekeje birimo, bo byarangiye bumva ayo mezi 4 nta kazi, nta gusubira mu rugo,
umwana mu ishuri bava mu ishuri, umugore birangira yitahiye yisubirira iwabo, ubizo no kwezi apfuye ubusa pe none nagira nte ndajya gucyurisha iki nuko bibera ibizazane muri make. kandi nabwo wari wamusengeye umujya gushakana none ariko bari bambwiye icyizere nari ngifite ntabwo cyagiye nkireba none z'ubwo wavuga ko tujya dusenga nyine twirageze Imana buke bwira naho ubundi Imana birebire umugabo nubwo ntakuzi utanze ariko ni birebire gusa ujya usenga nyine hakabaho kwiragiza Imana ibindi byose tugashyiramo akazi tugakora mu gihe byashobotse. hanyuma umaze icyo gihe cy'amezi 4 umugore ara mu nzu wenyine, ubwo se iyo nzu yishyurwaga gute? Umugore yabashaga kuyishyura wenyine? Mbese ugira ngo yatashye kubera iki sinduru nyine yabanyira amazu amusohora buri kanya gusa muri ayo mezi 4 yaramaze kwimukamo inshuro zengesha. Yaraza aho uri se? Yarahaza yahaze ko nagiye gusenga ariko utamubazubwira ngo ambariza hana navuye mu rugomba ko ngiye gusenga ntiyarazi nkomerere muri aka gace. Nta kintu cyo kuvuganaho, nta kuntumaho, mbese nta n'ubundi buryo yari kubona mvugisha nukumva ngo nagiye gusenga gusa nzaza bivuze ngo nawe yageze aho ngaho nkuramba kuko yanagiye ntabizi numva ngo yaragiye mugabo ntakumira gusa nta kindi. hanyuma se ubwo nawe wamaze ayo mezi 4 utaramuvugisha nawe utazi n'amakuru ye nyine ubwo ubundi kuva na kera nabaga no mu bihe byanjye byiza byo gusenga iby'isi n'abisi byose nabiretera mu mugongo umuntu avuga ari kumwe n'Imana yanjye inshingano zabaga ari gusenga ibindi byose ntabyihoreraga. Urumva ntabwo nari ntekereza kuri bo, nabitekereje ko nagombaga kubaza amakuru yabo ariko ntakibabona. hanyuma se ubu ngubu duhere ku bijyanye no gusenga. Ibijyanye no gusenga uhagaze ute? Ese urakizeye nka mbere? Bimeze bite? Tukiri aho ariko wa mugabo we kwizera bwo wenda ntabwo bibura, umuntu arizeye yabyutse agakandagira bikemera, akavuga bikemera, gukomeza kwizera ko Imana iriho ariko tukagira aho tugarukira. Ariko ikindi nagiye mpanurirwa ibintu byinshi cyane, harimo ndetse n'uwo mufasha wanjye nubwo yisuriye iwabo wa mugabo wese wabo ndahaza. Mwahuriye he? Twahuriye mu cyumba uri gusenga bati dore mbonye umugore ntindamushimye nuko njya kumusabira ku nshuti ye ngo basenga ntiwambaza agace nubwo yagiye sinzeho nzamubona. ni ukujya tubaza rwose tukizera ariko dufite n'ubwenge. ubu ngubu nahuye n'ibizazane ni ukujya tubaza ndizera abandi bose ariko ubwo so umugore wawe waramukundaga cyangwa ko ari uko bamuguhanuriye? Aramukunze kubera Imana kuko namaze kumva ko ari we mugore wanjye w'isezerano yabayeho. Nari mfite umukobwa kundaga ariko bakajya banyereka imico ye mibi gusa nibereye mu mahoro. Iyo mbimenye nangiye kuvuga nabi ariko n'ubundi kandi iyo mbimenye burya ngo yari ijambo ntakumira muze. Azundi warashatse? Njyewe ntabwo ndashaka. Nakigwirira mbiri mu nzira ariko none tugaruke kandi kuri gahunda. ubu ngubu ntabwo uzi ahantu umwana wawe ari, ntabwo uzi aho umugore ari. Ese ubwo uyu bahamagaye kuri telefone bakubwira ngo iki? Amakuru yabo muri make. Telefone se ndayigira? Telefone ntayo ngira. Yewe umugabo umuntu ajya kumbwira ngo njye gusengera aho ngaho ngo Imana ngimpaye inzu yabanje telefone arayinyaka. Nicyamubabaje hari uwo mugore kandi dufite udufaranga pasiteri ajya akatugenera ko kugurira ibikoresho abana natwe nawe nadufashe nuko ndatutare uwo muntu
nko kuvuga ngo ndamushimiye cyangwa se mbese kuko yarampaye icyo gitekerezo ariko arayatwara telefone aratwara sinamenye n'irengero rye ngiye nguma ku cyizere nyine nuko aransahura kandi ni umukozi w'Imana. Ntabwo uzi amakuru y'abana bawe n'umugore, ntabwo uzi iyo bari? Baheruka kera niko gahinda. None se ubu ufite gahunda ki nyine kugira ngo gahunda iriho ni ukujya mfata igihe. Ese ntago wigeze utirana telefone byibuze ngo uhamagare mu madamu cyangwa se nta nimero y'uwo mu muryango we wari ufite ngo ube wamuhamagara? Ndakubwira ko ntazi naho avuka, umuryango wese nari muzi. Umuryango we nari nzi. Umugore wari utuye hari hakurya twasenganaga kandi nta kintu bapfana ngo bahuriye gutyo basenga. Ese ujya ngo umugore we yari yoroshye? Abimenya nanjye nari kurindira. Ntabwo byari byoroshye rwose, nuko ari Imana yari ibimbwiye nkumva ko bigiye kunyobera ariko mbimenye ari kurindira. Busubaye iki ndabura umusirimu ndahangara. Reba nawe, reba hano. Hanyuma se ubwo ubushize watubwiye ko yakoraga mu rugo ariko nyine asenga gutyo, mugabo ubwo mwahuriye mu cyumba ahuriye mu cyumba cy'amasengesho mbere yuko tubana. Umuntu arambwira ati Imana igwaye umugore. Nanjye mbona koko n'umugore ndamushima, dukora ubukwe birarangira turabana. Ariko niwambaza ngo nyirasenge yarume kadata, ariko haracyari ibyiringiro ko wenda abana banjye nzababona. Tugarutse wenda ubu ngubu, ubushize watubwiraga ko nyine ubeshwaho n'abakozi b'Imana, akaba ari bo mbese nyine uko Imana yashatse kubaho akaba ari kubaho. Hanyuma se ubu ngubu bwo ko wavuye aho wahuriraga n'abakozi b'Imana cyangwa hari n'ahandi ujya gusengera muri iyi minsi? Oya ntaho ndatuje. Ntuzi ibyago bijya kuza ko bizira rimwe n'indi ukinyikoza se. Ibyo byose nabigirirwaga uko babonaga mfite urugo umugabo nta kaga mu kandi. Barabimase mbishyire igifu cyanjye kimwe ndabye nyine saa sita ubwo nijoro ararira umuyaga. Hanyuma se hanyuma se hahandi wasengeraga, abantu bazaga kuhasengera bakagusangamo buri munsi, bo ntibakwinubye? Bakubwiraga ngo iki? Mwaganiraga gute muri rusange? Ntabwo bari kunyinuba, ahubwo harabona mbwiraga igihe mamaze bakanseka, bakambwira ngo wa mugabo we ushobora kuba wararaye ku ruhunga inka yarariwe kera. Ikimenyimenyi wambwiye ngo mpaze ntiyahagarutse kuko yaramaze gutwara utwanjye twose ntiyagaruka. Mbabwiye ko ari we wabimbwiye bose barankomera bati warabyanitse, abo ni abahanuzi b'ibinyoma. Ubwo babaga bakigufashije se bazana ibyo kurya bumva nyine n'ubundi barakubeshye? Bake na bake, hari abantu batajya bapfa kuva ku muntu cyangwa se kwa kumubona n'undi akangirira impuhwe akavuga ati agenda ugiye ku kagati cyangwa ak'indazi, nuko nkabaho gutyo. None birangiye mbaye rubebe, biranze pe, biranze. Ariko umuntu arebeye inyuma arareba ntacyo ubaye. Ntacyo mbaye se, mfite iki wa muntu? Ntukurebera inyuma nyine ngo mu nda harashya umwotsi ntucumbe, mu nda biba bimeze nabi, inzara yo mugabo. Ubuhanuzi bw'ubu ngubu bw'iyi minsi bufata ute kugeza ubu? Aya nta kuhanura, ntabwo
ujya mu cyumba cyawe usenge, nujya guterana n'abantu usenga, ariko uvuge ngo nzamenya ibyanjye n'Imana. Uyu muntu aje akakubwira ikintu, uyu munsi umwe akubwira ibiri byo, undi akakubwira ibiri byo, ariko hakaza ururangiza akakubwira noneho ikinyoma cyahatari. Ubu n'agasigisigi mfite nuko nubashye Imana, ariko iyo aza kuza akambwira nk'ibyo bintu ntarigeze mbana n'Imana, mba narapfuye. Nabundi nta guhanura ntabwo. Ari abahanuzi ariko b'ukuri wemera ko bariho, kandi icyo ari cyo kitwica. Hari abahanuzi b'ukuri babazi rwose bafite umwuka w'Imana. Noneho babandi b'ibinyoma rero niho bashingira, kavuga ngo uyu ku kazi hari abukuri kanze mubeshye, akaza akagucacarika, ukagendera rero muri icyo cyizere cy'uko hari ibyo wabonye byasohoye, hari ba runaka basubijwe, ukatuvuga ati ntange kamubyubahe. Rero bya bindi Imana utamenya ubwiru bwayo nayo ntiwamenya ngo yarambeshye cyangwa ntambeshye. Usibye Imana yenyine igomba kukurengera, ukamenya uko nyine witwara, naho ubundi biba bikaze. Muri iyi si birakaze. Uwo muntu hari abandi bantu uzi yahanuriye benshi kuko baramuvuze. Uwo nabwiraga wese yahitaga ambwira ati nuko wahuye ubwo na dayimoni igende, aturiye n'umurangi ni mubi, aguhanurira ikintu rwose akakureba no mu mara akamenya ibirimo ariko akakubeshya. Ubundi ukamuha imitungo ukamutura ukigendera, yamaze kubayogoza ajya ahandi. Bivuze ngo akora ibitangaza. Ako kanya akwereka ibishoboka, ariko agahita kuguha ibindi bitazabaho. Ikintu cy'umunyarwanda nuko akwicisha inzara, kohereza ahantu azi neza akubeshye. Nzara ni mbi, iri mu byagukuye. Yaranyije zo ngo bari gukoramo, ariko uhawe nazamutse agasozi nakagenza amasaha arenga 2, nyamara nakagendaga iminota 5 nkaba ndakarenze. Abahanuzi b'ubu ngubu bakora ibitangaza nyine nk'uwo nguwo, ukibeshya ko mu by'ukuri bafite umwuka w'Imana, nyamara ubona wowe imbaraga ari izihe? Imbaraga bakoresha ni izi, ziva hehe, bazikura mu by'ukuri? Hari ijambo nasomye rivuga ngo Yobu mbere yuko ageragezwa na Satani, burya Satani yari kumwe n'Imana, yari iziranye n'Imana mbere ya Yobu. Bivuze ngo rero Satani yagomba gukoresha icyo ashaka cyose, nuko Imana yagiye imurengera. Satani rero afite nawe imbaraga, kandi arakora mu bigaragara, ndetse unarebye wasanga 30% nawe afite ibintu akora bikomeye nk'iby'Imana ikora. Bivuze ngo rero ubwo bashe nyine bayabumuhaye, nimba navuga ngo Imana nayo iba yagukuretse ngo nyine ubwo bufindo bukugeraho sinzi, ariko ubwo bubasha bwa Satani nabwo burahari turabizi. Uwo muntu rero nizo mbaraga bafite, akitwaza rero gusenga. Ntiyaza kubwe ngo umukozi wa Satani, azavuga ko n'umukozi w'Imana, ariko imbaraga iri muri we ari umwanzi Satani, akakuriganya. Hari naho numvishe ngo yabahanuriye ko ngo inzu zabo ngo zitabyemo ngo birozi, hanyuma barangije arabamenesha ngo bajya iyo ngiyo za Bugande. Nyuma yaho nyine baza Rubebe ngo bakura abandi bakura ku kazi, arakuvunira umuheto. Amugabo n'umugome. Ntago ari ukuvuga ngo akorerwa mu na Satani gusa, ni n'umugome. Araza akakwangaza, ugasohoka ikibuno mpamaguru ntugire ikintu na kimwe usohora mu nzu, akazaza wagapakira akigendera. Kandi ntavuga ikinyarwanda neza, wamenya naho umubariza. Zayagoretse ururimi. Abwirwa n'iki se ubwo ahantu basengera? Yahayoberwa se nyine, ntabwo yahayoberwa, kandi ariko kazi ke. Arahahiga akahamenya, akabaza amakuru yawe uko bwije nuko banza numviriza akanyago.
hari igihe akubwira n'ibyabereye mu buriri mu gitanda mpaye nka data tuvuga ati shewe umuntu yambonye kabisa nuko ukemera kakujyana iyo ashaka. Ibyo ngibyo nibyo bikwemeza kenshi ibyo akubwiye ko akubwira ibyo wakoze mu cyumweru gishize, ibyo ukoze muri icyo cyumweru, yangiza agahita rero akubwira n'ibyo uzakora. Aho niho bipfira, nuko ukajya ukamuyoboka. Aha, tugaruke rero ku buzima bwawe muri rusange. Ubu ubonye akazi uragakora? Aya nkora iki wa mugabo wese nize. Igihe cyanjye cyo kwiga nari nakizemo Bibiliya. Ntaho najya kubwiriza ngo bisigaye noneho bisaba ibyangombwa ngo bampamuye amafaranga. Sinigeze nkora ubuyede mu buzima bwanjye, nibwo nagakoze ubwo ngubwo nyine ngo ndebe nese njye kwasa amaguru namara yo kangaye se. Ntabwo ndatangira gukora, ariko ntabona amaherezo y'inzira n'ubundi ari mu nzu. Nzagakora zombo bakoremo. Ntabwo ndatangira gukora. Haracyari abagira neza bake ntiwanira ishyaka. No gusubira iwacu byarananiye. Se navuyeyo nera nzasubireyo nunamirije nkebaguza. Kareka. Nzabwena. Ujya ujya gusenga ku cyumweru? Gusenga njyayo. Erega nubwo nkubwira ngo wenda naraveyutseho gake, ariko Imana yanjye ndayizi kibaho. Nuko ari abantu nyine babaje bakatuvangira, ariko baho niyo twiragiza nyine n'ubundi buri gihe. Aha, wenda turimo tugana ku musozo, nagira ngo muri make hari abantu bashidikanya ko haba abahanuzi b'ibinyoma, batsimbaraye cyane ku buhanuzi cyangwa se bakigenda ingendo nini bashaka ubuhanuzi. Abo bantu bababwira iki? Bo ikintu nababwira muri make, buriya bibaye byiza wakicara ugatuza, icyo uzahanurirwa n'ubundi Imana ikakikubwira. Njyewe nanjye nsoma ibintu byinshi muri Bibiliya, nabikurikiza nkagera ku cyo nabonye. Isezerano nabonyemo nakurikiza ibyo nagiye ntekereza. Ukuntu usoma Bibiliya ukayumva mu mutwe hagati hazamo umurongo w'ibintu ugomba kugenderaho. Ibyo bintu nabyenderaho nkabona igitangaza cy'Imana. Nkajya mu cyumba nkera nkasenga, mu bwonko hazamo ibyo nkurikiza, nabikurikiza hakazamo igitangaza cy'Imana. Ariko ijambo bambwiye ntabwo ari ijambo nyakuri. Imana iguha umugisha kandi izakomeze uguhe igikurinda muntu bwabo, ariko ubuhanuzi ntabwo ntibwemera bwose se, cyangwa wenda uzaza ubu ugiye kujya ubufata ute muri rusange? None se kuba ngubu amasaka yivanze n'ubukungu wamenya urobanura gute? Oya, Imana iranzi igira ibindi nzira ibinyuzamo, nizerera muri Bibiliya yanjye. Iyi niyo nyanja nzajya nyambukiramo ngere ku byo yanteguriye. Imana iguhe umugisha. Amen. Urakoze cyane abadukurikiye, turizera ko mugira icyo mukura mu butumwa bw'uyu mugabo cyangwa se mu buzima bw'uyu mugabo, kandi namwe mugerageze kwirinda kugira ngo icyo mwamenye mukomeze mukirinde. Murakoze cyane, kandi tuributsa gukanda subscribe, gerageze kwisharinga kugira ngo ubutumwa nk'ubu bukomeze kubageraho. Murakoze cyane.